bakinnyi ikipe ya Rayon Sport muri no season yagendeyeho, numwe mu bakinnyi Rayon Sport yajyaga ifata nk'umwana w'ikipe yabo, numwe mu bakinnyi abareyo buri muri wese yakubwiraga ati ngiye nkunda umuntu bita Muhire Keve Runi. Uyu mugabo Muhire Keve murabizi yuko yihenuye cyangwa se yaje kugenda abwira ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport yuko rwose ngo babatereranye, ariko bikanavuga yuko yayifuje guhita asohoka muri ekipe ya Rayon Sport, bikanavuga yuko n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ubwabwo butigeze bwifuza no kongerera amasezerano umwana wa ekipe nk'uko bisanzwe bamwita Muhire Keve. Kuri ubu ngubu Muhire Keve bamwe mu bayobozi b'ikipe ya APR Football Club bahamagaye, telefone zacicikanaga, baravuga bati uyu musore ni mumuzane muri ekipe ya APR. Barimo abayobozi bakomeye cyane bo mu nzego nkuru z'igihugu, ba generali bahamagaye baravuga bati ariko uwo musore niba ashaka kuza muri ekipe ya Rayon Sport, muri ekipe ya APR mwamuzanye aturuka muri Rayon Sport. Bamwe rero mu bantu bavuze yuko agomba kuza muri ekipe ya APR bavuze batese ko Muhire Keve bisa nkaho ashobora kuzicara muri ekipe yacu, dukurikije abakinnyi tugiye kuzana, dukurikije umukinnyi tugiye kuzana muri ekipe ya APR ngo umunya Cameroon ufite ibitego 15 playmaker w'umuhanga. Aravuga ati Muhire Keve aho hana zameneramo. Baravuga bati rero twe twamuzana akicara, twamuzana akajya mu bafana, ati ibyo ngibyo ni bimureba, ati twebwe ariko turashaka gukora akane ekipe ya Rayon Sport nyine, tukababaza bareyo, tukababaza Rayon Sport, tukabatwara umwe mu bakinnyi bita ko ari umwana w'ikipe. Baravuga bati uyu musore ni mumuzana, ariko nizere ko abantu bamaze gukora subscribe kugira ngo inkuru tuyikomeze, ariko munija muri Group TV hari gushya, niho hantu hari kugenda haberamo ibintu biryoshye cyane muri no group, amakuru updates zigezweho. Reba muri comment ya mbere ubundi ukanda kuri iyo link ipininzemo winjire muri group, ari kugenda wanakoze subscribe. Cyangwa unyandikire kuri iyo nimero nkushyire muri group, niba ubonye bikugoye undagita nkushyira muri group, nta kibazo na kimwe kibayemo. Muhire Keve bivuga yuko zimwe mu nshuti ze yazibwiye yuko ashaka kujya muri ekipe ya APR Football Club. Arababwira ati ngewe bamwe mu bakinnyi bakina muri ekipe ya APR barimo bita niyo mugabo Claude, buriya ni inshuti cyane ya Muhire Keve. Aravuga ati Claude, ko nshaka kuza muri ekipe yanyu biraza kungendekera bite, ndabigenza ne kugira ngo nerekeze muri Nyamukandagira. Claude aramuga ati ubuyobozi bw'ikipe ya APR ntago bwakanga, si bwakwanga, atariko nanone muri APR hagiye kuza abakinnyi bakomeye, ati Muhire Keve ushobora kuzicara muri no kipe ya APR. Muhire Keve aravuga ati ngende umukinnyi ukomeye, murabizi ko Muhire Keve ubundi yiyaminiya cyane, yifata nk'umukinnyi ukomeye cyane, ni nka Kongwe we niko yiyita. Aravuga ati ngiye ngomba kujya muri APR, nkaza nkatanira umwanya, ati APR ihemba kuri 25, muri Rayon Sport n'insanzwe mara amezi 2 ntahembwe, ati muri Rayon Sport bavuze yuko ndi umugambanyi, kandi koko binavugwa yuko bamwe mu bakinnyi bari kuvuga yuko ngo bazabishyira hanze ibyakozwe na bamwe mu bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport, na Muhire Keve ashobora kuza muri abo ngabo. Biri kuvuga yuko ari gusaba imbabazi, barimo bita Iraguha Haji, harimo bari kugenda bavuga bati ko twarenganye abantu bakaba baducambonye bakabigendeye, bimeze bite. Muhire Keve ngo impamvu agiye no kujya muri ekipe ya APR, deal yo hanze, deal yari afite ya miliyoni zigera muri 200. Biri kuvuga yuko ishobora kuba yapfuye deal ya Muhire Keve. Iyo deal yo kujya hanze ngo ya miliyoni zirenga 200 yaragiye kujya hembwa, ngo impamvu yanze kwitabira ubutumire, yanze kujya gusinya muri iyo ekipe, ngo yari bumwerekane byibuza ku munsi wo kuwa kabiri, niho iyo ekipe yagombaga kumwerekana, ikamwerekana nk'umukinnyi w'iyo ekipe. None Muhire Keve yigira muri ekipe y'igihugu, atagiye yanga kujya aho ngaho muri iyo ekipe ngo ajye kugusinya, anayerekanwe ku mugaragaro ku bafana b'iyo ekipe. Iyo ekipe rero irarakara, avuga ati uyu mukinnyi utubaha, ati uyu mukinnyi dusuzuguye gutya tutaramusinyisha, twe twumvikanye ko agomba kuza gusinya, ati ubundi n'umukinnyi afite gahunda. Uwo ni Muhire Keve. Ati iyo ekipe rero avuga iti uyu muntu reka tumuveho.
umumanager we aravuga ati mumbabarire, ati umukinnyi muri equipe y'igihugu, ati ariko ni mumbabarire ngewe ndamugarura, mwongere muganire, ati nimugire ikibazo gikomeye, ati ngewe Muhire Kevin araza kugaruka asinye, ati nuko habayemo uhamagarwa muri equipe y'igihugu, ati kandi yagombaga kujoininga abandi bakinnyi. Aravuga ati ariko niba turi mu mukino ya gishuti umukinnyi ashaka guhindura equipe akaba tumuhamagaye akabyanga ngo giye gukina match ya gishuti, ati ubwo urumva ibyo bintu ari ibintu bifatika wagendera uvuga yuko umukinnyi wenda atari ugusuzugura cyangwa atari ukwica bimwe mu byo twebwe twifuza. Baravuga bati oya Muhire Kevin uwo mukinnyi wawe turi kubona bidakunda, ati wewe ubyihoreye, ati tugiye kureba undi mukinnyi ushobora gukina kuri uwo mwanya, ati utari uwo musore wanyu, ati kuko n'ubundi hari ibyo twabonaga atujuje bimwe na bimwe muri phase turarukuna atitwaye neza, ngo biri gutuma iyo kipe nyine ngigenda bigura intege. Muhire Kevin rero yabimenye yisabira we ubwe kwerekeza muri equipe ya APR Football Club. Muhire Kevin kwisabira kujya muri APR iri kuvuga yuko hari n'abakinnyi zimwe muri zandani, amwe mu makuru y'ubutasi mfite biri kuvuga ko hari n'abakinnyi ngo bari basanzwemo barimo bita Djibril Ouattara ngo batazongera kubanza muri APR, ngo kubera abakinnyi igiye kumanura inkuba, igiye kumanura abasore bakomeye, ngiye kumanura ibintu by'ibisasu n'ibintu by'ibisatani bigiye gushyira muri equipe ya APR Football Club. Abafana ba APR uyu mwaka ngo numwe mu mwaka mugiye kongera kugira abakinnyi bakomeye cyane nk'abo mwagize mu myaka yabanje ya kera, mufite za Mpanga, mufite za Kabange na Mbuyu, mufite abakinnyi bagiye batandukanye bari bakomeye nk'aba Lionel Sempre, abakinnyi bakomeye nyine. Nibwo uyu ni wo mwaka mugiye kongera kubona ishusho ya APR noneho ye nyayo, kuko bivuga ko Muhire Kevin rwose naramuka agiye muri APR atazigera abanzamo muri equipe ya 11 izabikina muri APR. Ibaze rero bari kubona umuntu bita Muhire Kevin yicaye hanze kuri bench muri APR, dore no zandiribo bajya baririmba ati nta muntu wagerageje kuzana ibyo kwangareyo ngo bimugwe neza. Kuri Muhire Kevin umwana w'ikipe wakoterejwe amafaranga arenga miliyoni 70 ingahe zari ziri kugera z'abafana kugira ngo ngakine ikipe ya Rayon Sport, asinye muri equipe ya Rayon Sport. Ibaze ibyo bintu nibiramuka bibaye ku mukinnyi witwa ko ari umwana w'ikipe, abari bari kumuririmbira za ndirimbo zabo nabo ndabazi ndabizeye, indirimbo zo barazihanga rwose mu minsi mike cyane, indirimbo zamaze gusohoka, ati yaratugambane, ati ni ibiki. Ibaze ibyo bintu nibiba koko kuri uyu musore bita Muhire Kevin. Abareyo mumbwire, mujya muri comment mumbwire uburyo mubyumva, ariko byo muri comment aho hasi ya mbere ibipininzemo, ubundi winjire muri groupe yacu. Hari kuberamo ibintu by'ibitangaza, video mutarabona, amafoto mutarigera mubona, utuntu n'utundi tugiye dutandukanye tw'amakuru y'imikino, by'umwihariko ahantu hari gushya abantu mwinjiye muri iyo groupe. Muhire Kevin rero nuko ibintu byifashe. Muhire Kevin afite agahinda, arababaye cyane, ariko kuvuga ati Rayon Sport naragambaniwe. Ngo hari abantu ari kwitwaramo mwikoma avuga ati abantu bo muri Rayon hari ukuntu bitigeze bigenda neza cyane nk'uko twari dusanzwe tubaye. Abantu bo mukore subscribe muri comment yanyu imbere, ubundi mwinjire muri groupe yacu tugende tubana ni zandani zigiye zitandukanye muri iyo groupe ziri kugenda ziberamo, ariko munakore subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo dukomeze kugenda ibintu bimera neza cyane. Abantu mugende muza munyandikira kabisa, ndabasubiza abo nshoboye bose, ndabasubiza kabisa. Inyandike biragoye ko nabura kugusubiza. Murakoze cyane no mukomeze kugenda mukora subscribe kuri YouTube channel yacu.